hari ibintu Rayon Sport byatumye itakaza umukino byoroshye kumva. Icyambere ni ukutagira abakinnyi beza. Abantu baravuga umutoza n'umuswa, ariko se yaba umuswa ninde mukinnyi yari afite atashyize mu kibuga? Yes, kubashyira mu kibuga ni kimwe, kubabwira uko bagomba gukina ni ikindi, guhagarara kwabo, concentration n'ibindi byose. Ariko hari less quality uhereye hagati mu kibuga usubira imbere muri Rayon Sport. Ndabisobanura muri ubu buryo. Ikintu rero cyonyine ifite uko yari igikeneye, donc uko yatangiye sezi, ikintu ifite uko yagitekereza gitangira sezo cyonyine ni defense. Nuvuga ngo Rushema yari arimo, Emery ntiyavunitse, wenda ngo tuvuge ngo yamushyize kuri bench kuko afite imvune, bivuga ngo yadesize ko Rushema azajya akina na Yusudiane, kandi avuga yuko aribo bapartneringa neza. Ibyo byo gukinisha Rushema na Yusudiane byamuhaye ko Serumogo utaravunitse agomba kujya hanze kuko arasatira cyane, ari n'ukuntu wenda batumvikanye mu minsi yashize, ashyira Kabange kuri kabiri. Kuri gatatu twese ikibazo cya Musore Prince abantu baragitatse. Ejo hari Ndeberi ariganijuru ishimwe Emery, ariganijuru abantu barabizi ko uwo mwanya ntacyo umutoza atakoza agoragoza abakinnyi bose. Yahashyize Fabrice wa mwana mutoya wavuye muri tsinda batsinde, yahashyize Sini Paul Jesus, yageze ahashyira Musore Prince. Uwo mwanya ukomeza kugaragaza ibibazo kugeza ubwo abantu batatse Ganijuru. Ganijuru twarabanye, Ganijuru n'umukinnyi utari mubi nawe yamushyizemo. Bivuga ngo uko yatangiye sezo defense ye, nge navuga ko iyo yari afite niyo yifuzaga, ariko indi myanya simvugira umutoza, ahubwo ndavuga ko mufite abakinnyi bari ku rwego rwo hasi. Munyumve tujyane. Umutoza ndaza kumugarukaho mu ngingo ye uko umuntu wari uri mu izamu ni Ndeberi, harimo Yves Mugisha, n'umuzamu wa kangahe wari? ubundi ni umuzamu wa gatatu. Uwa mbere yari Pavel Nzira, bavuga yuko ari kubatsindisha, ariko urwego rwo hasi ari umuzamu udashoboye, bamushyira hanze. Nawe aravuga ati mu Rwanda niho honyine usanga umuntu atsindwa, bakavuga ngo yari atari ko niwe muri Bayern atsinzwe, baravuga ngo ni ibintu bibaho, ngo defense ntiyakinnye neza. Atururwango abanyarwanda bafite abakinnyi b'abanyamahanga bari mu Rwanda, ntabwo ruzashoboka. Nubwo n'abanyarwanda iyo kinnye nabi barabivuga, nese Shawurini ni umunyarwanda. Ese n'ubwa mbere bivuze yavuze ko no muri APR ariko byari ibyo byo kuvuga ko nitwo tumumereye nabi, ibyo ko banga abanyamahanga byo sibyo. Pierre nitwaturanye sima kumumereye nabi, ariko nawe abyumve ko yari ari gukora amakosa. Umuzamu wa kabiri ninde? Ni ubundi ni Kuyate naherutse yaravunitse umugongo, ariko umugongo wakabaye warakize. Kuyate ntituzi uko byarangiye. Kuyate n'imyitozo ngo yaramunaniye, imyitozo y'Abakame ntayishobora. Bitujyana rero mu kintu kivuga ngo iki, Rayon Sport izamu ryayo yakoze recruitment mbi ku buryo abazamu babiri b'abanyamahanga idafite umuzamu n'umwe wajya mu izamu cyane, kandi bose ntawavunitse. mu byumve ko bahari ntawavunitse, yego ntawavunitse. Bivuga ko umuzamu w'umunyarwanda muto waje ari umuzamu wa gatatu niwe uri kubanza mu izamu. Yego natangiye bya bibazo by'uburyo Rayon Sport ifite abakinnyi babi. Erega iyo tuvuze ko ari babi Iberi, tuba tuvuze ko kuba utabashyize mu kibuga twanga kwahuranya rya jambo rivuga ko ari abaswa, ariko bivuga ko bahagaze nabi ku buryo wisanga ugomba gukoresha umwana w'umuzamu wa gatatu. Babiri ba mbere nuko utabonamo ubushobozi kuko urabafite. Tuze muri Mediane ho ni ibibazo byabagwiririye byo mu mupira, ariko nabyo bituruka mu kutagira abakinnyi beza. No kuvuga ngo akenshi ngiye kugaruka kubura kwibara rya Bedi na Ngonge Gloire bavunitse, ariko aba basimburanye niyo batari ku rwego rwo kuziba icyuho cyabo mu gihe badahari, niko kugura nabi nyine. No kuvuga ngo iyo ugura utekereza ko kuvunika bizabaho kuko nyine biri normal mu bakinnyi. Iyo ugura utekereza yuko abakinnyi bazaruha kuko nyine nta bantu, ntago ari imashini. Iyo ugura utekereza yuko utekereza abakinnyi bashobora kugira ibisubizo ku myanya itandukanye. Ntabwo ugura umukinnyi ngo akina post imwe gusa kandi nawe wenda ntanayihaze cyangwa ntanayitangeho umusaruro. Nawe ku munsi w'ejo bati turabanzamo ntarindwa Aimable kuri gatandatu, Richard agiye ku 8, 10 tuyashyire Kitoga. Uruhande rumwe turahatangiza Basane, urundi Sindi Paul Jesus, hanyuma hatake Yves.
reka abantu bose tubasobanurire buri umwe kuri umwe. uyu musore wa Rayon Sport ukina gatandatu witwa Aimable Ntarindwa ntagorama niko yitwa buryo Aimable Ntarindwa ntagorama. kimwe mu bintu bavuga arusha Sefu ngo ni ugukina pozisiyo ye, donc ni umukinnyi ukina nyine mu mwanya wa nimero 6 arakaba nyine barakazaka, ariko bamushinja ko atagira icyo bita progressive pass, akina asubiza imipira inyuma. uri ku kibazo cyogeze kuvuga kuri Arsenal, niba udashobora kujyana imipira imbere therefore no kuvuga yuko ntabwo nyine uri kudufasha gusatira. uranga afata imipira agahita ayihereza Yusudiyani, murayibona watsa umupira hagati mu kibuga muri kiriya kiziga ukasubiza muri defense, no kuvuga ngo kugira ngo twatake tugiye kubanza gusubiza pari inyuma opponent irekupe neza, kandi niwe ugomba gusohora burya baro nimero 5 ugomba kwisohora nyine. none se ahagaze hagati neza mu kibuga, tuvuga niba ikibuga ari metero 90 uri muri 45, none wowe urekipe baro muri metero 45 uyishubije muri metero 10 abereye ku izamu ryawe, ubwo bivuga ko abandi bafite metero 75 zo kongera kuzamuka. opponent wawe niba ari yazamutse arasubira inyuma ahagarare neza yiregroupe abasha kukwaka imipira agukontorore neza cyane. iyo ni inenge ya mbere. iya kabiri Bruce Melody washoje indema avuga ngo ni na mugufi, nawe ngo taye yatagataye karaho nyine kari ntabwo iratari ya nimero 6 nyine no kuvuga ngo Diweri yayeriye ntacyo yagufasha. ni no mpamvu umupira bateye abarobye ku gitego cya Rugangazi barobye unyura hagati aho yakabaye ari, uragenda widunda muri defense. Rugangazi n'abadefanseri bari bazubaye ahita ro umuzamu yaracije baro, noneho Sadik Sure kubera ko amusumba arasimbuka amutera na baro y'umutwe ayohereza imbere, ntafite ubushobozi bwo kuwukina zira second balls imipira ya kabiri ngayivane. ibyo nyine ntacyo wabikora. bivuga ko niba agiye kugura ntubitekereze ukisanga waguze umukinnyi muri pozisiyo yataye itamuvugira, nyine uzahora n'ikibazo nk'iki ngiki. bazayiransa Sadik Sure amusumbe ayideviye n'umutwe yitunde muri defense, umusore Rugangaza robo umuzamu agutsinda igitego. so nshaka gushyira igitego Rayon Sport yatsinzwe, ndavuga inenge afite mu mikinire ye, kuko na Sefu muremure nawe umunenga yuko nta mbaraga kigira. ayo ni amakosa yawe mu migurire. twegera imbere ku 8 Richard perfect kabisa. Richard ni umukinnyi mwiza, ntako atagira aragerageza, naho ngiye navuga yuko Richard yikorera imitwaro ya Rayon Sport yose. Richard amuhendagura abakinnyi, Richard akisanga agomba gufasha uyu nguyu kudefanda, Richard akisanga agomba gutwara imipira imbere, Richard akagerageza gushota agakora amatana siverisare. Richard niwe muntu navuga ngo aragerageza ibishoboka, ariko nyine kuko ikipe nyine idakomeye hagati, n'ubundi umusaruro we ukaba nkene ugereranyije nyine nuko agiye kurwana n'izindi mediane zikomeye kurusha yabo. Abanyamara titwara neza kubera nyine amakosa y'abandi baba bakinana, kubera ko tuvuga ngo afite nimero 6 utamusohorera baro kugira ngo yakire muri espace nziza itange neza, wenda akagira nimero 10 utamufasha mu buryo kugira ngo bakinane bubake ikintu kizima atange baro neza, bigatuma aho performance ye yakabaye nziza itabanza nkuko byagakwiye. yego ntagagera ku musaruro kuko yayifite abakinnyi beza, wenda agerageza gukina neza. Tony Kitoga ku icumi. Tony Kitoga muvugaho ibintu bibiri. ikintu cya mbere, Tony Kitoga umupira akina unarebye naho rero yamukuye, ni umupira mu by'ukuri wiganjemo cyane icyo bita amaspectacle no gutanga ibyishimo, ibyo bita amaskills, ariko si icyo twita football ya business. ntabwo ari umupira uvunjishwa muri currency twita iya competition. donc ndashaka ko abareba bumva kino kintu, hari umupira wo kugaragaza ubuhanga bwinshi na skills ufite kuri baro, ahubwo ukagaragaza igikenewe mu kibuga aricyo cyo gushyira baro imbere uyerekeza aho abagenzi bawe bagomba gutsinda. n'umukinnyi mwiza pe yagucenga, yakwera imina abantu, yaroba umuntu, azi gufunga baro neza, akora control nziza n'ibindi. ariko kubera ko ari umukinnyi babonye usa n'utarabaye prepared ku cyiciro cya mbere kuri niveau yo hejuru igihe kinini, ko n'umwana wizi yari impunzi n'ibindi bibazo byabaye iwabo, yisanga muri turiya dukompetisiyo turi aho ngaho tudakomeye, noneho avuye hasi hanyuma yisanga kuri high end ku ikipe ya mbere cyangwa ya kabiri mu Rwanda nka Rayon Sport. y'abafana none ari gukina imbere noneho urimo uramusaba to deliver ama assist n'ibitego
week in week out hari ikintu abantu batumva, si uko ari umukinnyi mubi, si uko ari umukinnyi mubi, ariko ni umukinnyi utarabaye prepared for competition. ibyo asabwa ntabyo afite, kuko competition ntabwo ari ugucenga no kwerimina. Competition ni ukugira mental strength zivunja ibintu uri gukoramo igitego. Ntabwo ari nacenze nerimine, bibyara iki? Sinzi niba abantu babyumva. barabyumva. Urabona bari abana bajya bakina ku bicanga bino twita ngo ni beach football cyangwa no muri futsal. Turiya tuntu bajya bakina mu dusare duto twa 5 vs 5. Ubona ukuntu bazi gucenga. Bari abantu ntabwo bakina umupira ku rwego rwo hejuru. Kubera ko hazamo ibindi bintu, izindi factors nyinshi. The guy is not ready for that maybe, ariko yabitegurwamo. Namufata nka future, but for now ntabwo ari igisubizo nyine muri rero ya nimero 10. Ukaza ukigira imbere mu mpande. Basane nta kibazo nubwo adatsinda ibitego byinshi, ariko arakubaga n'araderanja agerageza gucrea. Basane nta kibazo kinini. Urundi ruhande Sindi Paul Jesus ni igisubizo cyabonetse cyo kujya ubundi bamuzanye yagakina ku ruhande, atangira akina gatatu, nyuma yo kubona ngo byanze ku zindi mpande bamuzamura w'imbere. Mu by'ukuri Sindi Paul Jesus nubwo bavuga yuko yakorewe penalty itavugwaho rumwe, nabisobanura mu magambo ntabwo ni Kabange. Sorry, ni Kabange. Sindi afite ikibazo kigufi kimwe. Sindi si umuwinga, baba winga basikoringa. Sindi ntiwamubona ibitego. Sindi si baba winga bapenetra, baba bagerageza wenda gucrea amashance. Ni wa muwinga uheza uruhande nk'umukinnyi wo kuri gatatu utegerejweho gutera cross. Kandi Rayon Sport keretse Asumani wenda basimbuje ejo akaza agatera umupira w'umutwe ukagonga pato hejuru. Gwenda cross kuri Yves ahagaze mu defenseur ba Bugesera babiri bareshya kuriya, biragoye kandi babona ko icyo ugiye gukora. Bivuga ngo baba winga nyine bari moderne, ni bakinnyi bakina defense ziri classique bagenda bahindura ama-cross gusa. Rero igiye mu magambo magufi na Yves navuze, nawe wura ibitego ntabyo abona, wabonetse kuri penalty gusa. Rayon Sport kimushakira ikibazo ahandi, mwazana umutoza, mwagumana uyu nubwo uyu nguyu mugiye kumugira uwungirije. Ikibazo cya mbere kiruta ibindi byose, mufite less quality. Mugiye kugarura Bedouin na Mukwambere muri retour, mugarure Fongani, mugarure Gloire Ngong, ariko ntibibabuze gusubira ku isoko. Mufite urugamba rwo gushaka abakinnyi batari munsi ya 5. Ngiyo Bugesera yabatsinze ibarusha, kuko ibarusha abakinnyi beza.